nongeye nguhaye ikaze wowe kuri iki biganiro byacu ku Muringa TV, ibiganiro bitandukanye bigenda bigufasha kwa kundi ugenda umenya ibintu by'ingenzi bikaba byagufasha mu buzima ndetse bikagenda birushaho kuguteza intambwe yo kumenya mu buzima bwawe n'uburyo ushobora kuburinda. Ndi Josh, reka dukomeze kubana no mu biganiro byacu bitandukanye. Cyangwa se ikiganiro cy'uyu munsi kirashishikaje mu buryo bumwe cyangwa ubundi by'umwihariko b'igitsina gore. Hari ukuntu ubundi bice by'umubiri byacu hafi ya byose buriya ntago bingana, ariko hari ukuntu nk'umuntu w'igitsina gore, umukobwa cyangwa umugore ujya kubona ukabona wenda afite nk'amabere atangana ku buryo bugaragarira amaso, ugasanga rimwe ni rinini irindi ni ritoya. Noneho bishobora kumvikana ku muntu wonsa cyangwa w'umubyeyi mukuru, ariko ukajya kubona umwana w'imyaka 10 w'umukobwa w'inkumi nawe bimeze bityo, ukumva biramujenye cyane. Niki kibitera? Byakosorwa bite? Ese hari ikibazo cyakibirimo? Nibyo tujye kurebera hano muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'abantu bafite ubumenyi bwinshi ku buzima ndetse n'uburyo bashobora kwitungira amagara. None rero niba ufite ikibazo nk'icyo ngicyo, wenda amabere yawe akaba atangana cyangwa n'ibindi bice by'umubiri, ariko uyu munsi turaza kwirebera ku mabere, niyo tugiye kwitaho kumenya byinshi kuri yo. Ni gute wakosora ibyo bintu? Bikosorwa bite? Ese ubundi niki kibitera? Niyo nkuru tugiye kurebera hamwe. Ubundi ubusanzwe abagore nyine cyangwa abakobwa, amabere yabo ntagangana n'ubundi, ariko hari ikintu burya kiba kitangana n'ikindi, ariko ukaba utagira uburyo amaso ahita abibona. Burya n'imboni zawe ntizingana ariko ntiwabibona. Niki se? Ubwo se niki? N'urutoki rwawe rw'agahera rw'iburyo n'urw'ibumoso, buriya ushyize ku buryo bw'iyihuza ndengo ukaringaniza cyangwa ukashyira ku buryo bwo gupima ku rwego rw'utuntu turi mikro, wasanga zitangana wenda zitanateye kimwe, ariko ntago wabasha kubitandukana. Rero ku busanzwe n'abagore n'abakobwa usanga amabere atangana, gusa bitangira kuba ikibazo iyo bitangiye kugaragara. Nyamara iyo bigeze aho buri wese yabibona, na cya kibazo gitangira kurengera cyane. Hari ibintu by'ingenzi rero ugomba kumenya, ndetse ukamenya niki kibitera ubundi. Hari bamwe uzahita wumva wenda bari kuvuga ngo uko amabere wenda ngo ashobora kujya hejuru mu buryo bwo kuba manini, cyangwa se ngo kwa kunda ahita agwa, byose ngo bishobora guturuka ngo ku mico runaka y'umuntu, by'umwihariko ku bakobwa, ngo wenda akunda gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se akunda kugira ibindi bintu bifite aho bihuriye na sexe. Nubwo ibyo bintu bishobora kugira igicaro gito cyangwa se purusa runaka, ariko mu by'ukuri si byo bivuga, kuko hormone n'imiterere y'umuntu ushobora gusanga nayo yabigiramo uruhare. Sinzi wenda icyo kintu ushobora kugitekerezaho, uri kuzarebe hari n'abantu babyara ugasanga amabere ye ntiyigeze agwa, ugasanga yakomeje kuba umuntu mutoya, ugasanga nyine amabere yarahagaze. Ariko hari n'umuntu utarabyara, ari n'umwana muto w'imyaka 15, 16, 17, ugasanga afite amabere manini cyane. Rero burya none ibintu bishobora gutuma amabere atangana cyangwa se agakura mu buryo runaka ni byinshi. By'umwihariko tujya guhera ku kintu cya mbere, konsa. Burya rero nubwo umubyeyi agaragaza uburyo bwo kwita ku mwana we ndetse akagerageza guha umwana we buri bere ryose, burya ariko hari ibere umwana aba akunda, wenda ari no mu rwego cyangwa se mu ruhande akunda kuba wenda yonyera. Iryo rero rikunda kuba rinini rikaruta irindi. Ibyo rero bishobora kuba ikintu cy'ingenzi ku mubyeyi umaze kubyara cyangwa se watangiye kubyara we, guhita atangira kugira amabere atangana, kubera ko rya rindi ashobora kuba umwana nyine arikoresha cyane, ari ryo yonka kurusha irindi. Rero burya biba bigoye cyane guhita ureba uburyo wabikosora, kuko nyine akenshi ubwo umwana aba yonka nyine. Ikindi kintu cya kabiri rero ni ukuboko ukoresha cyangwa uruhande. Reka mvuga uruhande ukoresha. Akenshi ukuboko ukoresha cyangwa uruhande ukoresha, imikaya y'igice irakura cyane. Ibi rero bigira ingaruka ku ibere ry'uruhande ukoresha, cyangwa se igice wowe runaka usa nk'uhengamiyemo. Ibi rero bishobora gutuma ushobora gutangira kubona umuntu afite ibere ryo ku ruhande rumwe risa nk'aho ari rinini kurusha irindi. Biba ikibazo cyane nk'uko nabivuze iyo bitangiye kugaragarira amaso, ku buryo n'umuntu uri kwigendera ashobora guhita abibona. Ikindi kintu cya gatatu ni imisemburo. Mu gihe cy'imihango n'uburumbuke, imisemburo ituma amabere yiyongera isa nk'iyiyongera. Hari igihe rero nyuma yaho atongera gusubirayo, noneho agahita yanga
kuguma ku kigero yari ariho, noneho byakubitanira no kuri cya kindi cya kabiri gisa nko kuba hari uruhande ukoreramo cyane, ugahita usanga umuntu nyine yahise agira amabere atangana. Ubwo noneho ubu ngubu noneho ni kuri wa muntu w'umukobwa utarabamariye cyangwa se utaranabyaraho. Hari ikindi kintu cya kane rero, ni ibinure. Hari igihe kubyibuha bishobora kuba ikintu cy'ingenzi, bishobora gutuma noneho amabere yawe aba manini, ariko nanone bigatuma amabere atangana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko mu gice runaka wabyibushyemo cyangwa se hari uburyo wahise ubyibuha byihuse cyane. Buriya rero nacyo kintu ngiye kukubwira, uzareba abantu babyibushye n'amabere yabo akunze kuba ari manini nyine, ariko abantu bashobora kuba bananutse cyangwa bafite uruhu rusa nkaho ari ruri slim rutoya, bakunze n'ubundi kugira amabere asa nkaho ari matoya. Uzarebe ni ikintu gisa nk'ikigaragaza, ariko wenda si itegeko, ariko kubyibuha nabyo bishobora kugira uko bituma amabere yawe asa nkaho atangana cyangwa akaba manini cyane. Hari n'ibindi bintu rero bishobora gutuma, nk'ukuntu wambara imyenda wambara, hari nk'imyenda ushobora kwambara igituma hari ahantu hamwe hasa nk'akwega, ahandi hagasa nk'arekura. N'ibyo bintu byose bishobora gutuma rero ayo mabere agira ikibazo, akagaragara gutyo cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi ni imiterere yawe, ushobora kuba urwaye nk'urukeho cyangwa se usa nk'utaringaniye n'ubundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. N'ibi nabyo bishobora gutuma rero ugaragara yuko amabere yawe atangana cyangwa se akagaragara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikibazo rero cy'amabere atangana cyangwa se atagaragara kimwe gikosorwa gite? Uburyo runaka rero no gutangira kuyanganisha. Wavuga uti rero wayanganisha ute? By'umwihariko mu buryo bwo kuyanganisha, iyo bafashe iri nini bagasaba nk'abarigabanura kuruta uko bafata irito bagatuma ryiyongera. Ibyo nibyo biba byiza kurusha. Ubwo urumva rero hari udukoresho rero bakoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi twabugenewe. Hari nk'utwitwa amalapu dufasha amabere kuringanira, utwo ngutwo ushobora kutwifashisha, ndetse n'utundi twinshi. Icyitonderwa, urimo uragerageza uburyo bwo kugira ngo unganishe amabere wakoresheje turiya turapu ndetse n'ibindi, ukumva amabere yawe ari kuzamo utuntu tumeze nk'imisonga cyangwa se tutameze neza, tugerageza ako kanya uhita ugana umuganga agufashe. Kandi ikindi, niba ufite amabere mu buryo bukubangamiye cyane rwose, ushobora kuba wajya kwa muganga bakagufasha. Hari n'izindi tekinike zikomeye cyane, gukoresha amaplastike sajya ari ku mabere ndetse n'ibindi bishobora kugufasha. Gusa sicyo kinakugiraho inama kuko si ibintu by'ubwimerere, ariko abantu bashaka kugira iby'uburanga, ngayo nguko rero nibwo buryo ushobora gukoresha. Ariko hari utulaps ushobora kujya kwa muganga bakagufasha guhita ushyira ibintu ku murongo kandi bigarushaho kugenda neza. Ngaho rero gira impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga. Ciao, tuzahure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ndi Josh. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye birusheho kugenda bikugeraho.